gushimira abantu mwese mwifurije abana banjye isabukuru nziza bujuje imyaka 3 mu by'ukuri ntababeshye ni ubwa mbere muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza ngiye meze neza ndashima Imana ndashimira Nyagasani Mana yanjye ndashima Imana ku rwego rwa rundi rwa juju ibintu byose bimeze neza ubundi iyo umuntu ahumeka aba agomba gushima Imana kabone nubwo ibindi bintu byose byaba bitaracamo kabone nubwo na bya bindi bikeya by'ibanze umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi bishobora kuba bitarakunda ariko buriya ukiri muzima utarwaye utari CHK cyangwa Faisal cyangwa Kacyiru urembye umuryango wamaze kwiheba nawe ubwawe wihebye uri kuvuga uti Mana yanjye noneho aho bigeze birarangiye ntago ndi bubyuke ndi muzima nimba ibyo bihe atari byo urimo ujye ushimira Imana kandi wibuke gusabira abari mu bihe bibagoye ko Imana yaborohereza buriya iyo ufite umutima wo kubona ko wenda wowe wabyutse amahoro cyangwa se urwaye grippe shimira Imana ko ari grippe urwaye kuko ishobora kuba itari grippe ikaba kanseri cyangwa ikaba ikindi kintu so biba byiza rero cyane iyo ufite ikintu gitoya cyangwa kinini cyangwa se mu gihe ugitegereje ko ugomba gushimira Imana ngiye hari igihe ngenda mu muhanda nareba nk'umuntu wakoze accident arimo aravirirana hahandi ubuvuga utisha uriya we ntabwo ari bubeho cyangwa se wenda arajya no muri koma ukibaza ko we aba aryamye aho hasi ibyo ngibyo yamaze kumenya ko byabaye wa mugore we n'abana be basigaye mu rugo bazi ngo papa agiye ku kazi batarabahamagara ngo babwire ibyabaye bafite icyizere ko yari burya papa nataha naho papa aryamye mu muhanda wenda yapfuye cyangwa se nyine ari muri situation mbi nk'iyo ngiyo hari accident merutse kubona mu by'ukuri iteye ubwoba twari turimo kujya mbari Gisenyi ako ni Gisenyira oya twari tugiye ku Kibuye twabonye impanuka y'umuntu wari utwaye moto ntago ari umumotari nyine kuri izi moto twese dutega bisanzwe oya ni umuntu wabonaga ko moto afite ariye ku giti cyiwe yarajya kubitana n'ikamyo ngewe namubonye aryamye ari gufata hano havagamo amaraso hari ukuntu nta maraso abaza nkaho wajyana robine bafunguye namubonye ndavuga Mana uyu muntu koko nimba afite umugore cyangwa abandi bantu areberera nyine hari ibintu ngiye byinshi mpita ntekereza ako kanya sinzi ukuntu ubwonko bwanjye bukoresha ariko Imana ni ukuri tworohereza tujye tumenya gushimira niba ufite umuntu w'umushuti wawe akaba yagiye ahantu urugero kugura agiye wenda nko guhaha ibintu byiwe biri muri gahunda ze akaba yabonayo n'ingofero nubwo yaba yamuhagaze 5,000 akayikugura akayikuzanira ujye umushimira uwo muntu abagukunda abakuzirikana buriya dufite abantu muri ubu buzima hari abantu benshi bashobora kuvuga ndagukunda ariko atakuzirikana cyangwa se ndagukunda ariko aba ari uburyarya ariko ni ukuri nimba umufite umuntu ugukunda bya nyabyo yaba uwo muvukana yaba atari uwo muvukana yaba ari inshuti Imana yabahuje ujye ubyubaha ngewe bibabwira nta nshuti nyinshi ngira ariko iyo mfite imwe cyangwa bakaba ari babiri ni ukuri pfa kuba ari abantu beza kuri ngewe atari abantu mbangamira cyangwa nabo nyine ngo bambangamire ni ukuri mbishimira Imana murabizi ko ubuzima butarimo abantu butera umuntu kwiheba buriya rwose iyo wifitiye abantu kandi buriya kugira abantu ba nyabo ntago bigombera kuba ufite abantu benshi mu buzima bwawe ya pe ashobora kuba umwe ariko akaba ari umuntu wa nyawe akakurutira wa wundi ufite kwasteri yuzuye abantu ari igihe ushobora kuba ufite kwasteri yuzuye abantu mu buzima bwawe ariko ushobora kugira ikibazo cy'amafaranga 10,000 wamwitabaza akakubwira ati yego Mana yanjye ayo mafaranga meka kuyafata mu kwezi gushize kandi mu by'ukuri akaba yafite ariko ntabwo akuzirikana ntabwo yumva ko ikibazo cyawe ari icye ibintu nk'ibyo ngibyo buriya nimba dusengera ngo Mana uzamfashe inzu uzamfashe ubuzima bwiza nirerera abana uzame ibi n'ibi
ujye unasengera inshuti. Imana iguha inshuti ya nyayo, apana inshuti iza kukuryarya wagenda igasigara ikuvuga, atari ya nshuti ishobora guhangayikishwa n'uko urwaye, warwara ikumva urarwaye nyine uraza kumera neza. Ibyo byose tugiye tubisengera. Rero ndashaka gushimira abantu mwese pe mwafashe umwanya, nakiriye message nyinshi, hari abo nabashije gusubiza, hari n'abo bitankundiye. Ndashaka gushimira abantu mwese mwifurije abana banjye isabukuru nziza, bujuje imyaka 3. Mu by'ukuri ntababeshye, n'ubwa mbere nicaye ndeba abana banjye nta mwanya munini bintwaye, shiduka amarira yaje. Ejo bundi ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 bujuje imyaka 3. Narabarebye nkurura ishusho y'umunsi wa mbere bambwira ngo utwite impanga z'abana 3. Nkurura ishusho yo ku munsi wa mbere bavuka, nkurura ishusho y'umunsi wa mbere batangira kwicara, kurya, guseka, buri kantu kose kagiye kababaho. Muri uwo mwanya hajemo ibintu byinshi muri njyewe. Naravuze Mana alhamdulillah, nukuri kw'Imana ibyo bintu bije muri njyewe. Akenshi mutanekereza umuntu urindiriye kubyara, umaze imyaka 20, umaze imyaka 10 mu rugo rwe nta mwana. Nukuri Imana ibahe abana, abantu mushaka abana, Imana ibaha abana. Abana ni beza. Njyewe nshobora kuba narakaye wenda ntari no mu rugo cyangwa nkaba ndi nko kuri telefone akagira ikintu kindakaza, ariko ntago kuva nabyara ntago nyirakara nka mbere. Mbere nararakaraga kabisa ku buryo nanjye bigeraho nkavugana, ariko umumaro uri mu kurakara gutya ndakara n'uwiki nyine uzangiza kuki? Kandi uzacunge iyo umuntu arakaye, ubundi buriya muri wa mwanya arakaye njye ntekereza ko aba afite nk'uburwayi bwo mu mutwe, kuko umuntu ararakara agakora ibintu by'amabara. Njye nararakaraga cyane, ariko kuva nabyara byarashize. Uhita utangira kubaho utakitekerezaho wenyine, ufite abandi bantu. Hari abantu bakeneye kukubona useka, hari abantu bakeneye kukubona umeze neza, apana kuvuga ngo hari ibintu bindi nyine bitari kugenda n'ibiki. Ariko nukuri nashaka kubashimira abantu mwafashe umwanya mukifuriza abana banjye isabukuru nziza. Mana we, abantu mwabahaye gift, Imana ibaha umugisha, isubiza aho mwakuye. Ababa postinze hari abo nabibonye, abandi sinabibona. Nukuri nari mfite message nyinshi, nari mfite nabo kubitaho kuko bamenye ibintu bya anniversaire. Kuri YouTube ntabwo na postinze, ndumva nta n'ahantu henshi nigeze postinga. Na postinze kuri stati gusa, ariko hari abantu babizirikanye. Hari abantu bamenye ko nabyaye abana 3 b'impanga. Nukuri bamba hafi. Hari abamama bo muri Amerika twamenyanye, bitaye ku bana banjye, babaguriye amata, bakinywa amata. Umva gutya rimwe na rimwe ubona umuntu araguhamagaye ati ngiye kukoherereza amafaranga ugurira abana banjye iki n'iki. Imana ijye ibaha umugisha. Abantu munkundira abana, Imana igikunda abana banyu ishuri 1000, ibarinde ibijisho bibi. Hano hanze hari abantu bafite amaso wagira ngo umumaro wayo ni ukureba bakavuga ibintu bibi, akanwa kabo bakakoresha ibintu bibi. Imana yanjye, ariko icyo nkundira Imana, umuntu iyo akwifurije ikintu kibi ujye ucunga neza, ntihashira iminsi mikeya nawe atarimo araca muri bya bintu bibi yakwifurije. Buriya nimba hari ikintu kibi nabonye, ni ukwicara ukishimira yuko umuntu ari mu kaga. Ntabwo ari byiza n'ukuri. So rero abantu mwese mwafashe umwanya mukifuriza abana banjye isabukuru. Ndabizi n'ubu ngubu hashaka kuzaho comment z'abantu wenda batabyibukaga cyangwa batabimenya, bashaka kuza kubifuriza isabukuru nziza. N'ukuri muri abantu badanje. Abantu mushaka plank, ndimo ndategura plank, ariko hari igihe iza nkumva ntago iraba neza nkuko mbishaka, ariko ndimo ndabyitaho. Hari byinshi cyane ndimo nditaho bigomba kuzajya binyura kuri no YouTube channel yanjye. Imana inize ubuzima, inize ibitekerezo, inize n'amahera, inize n'imbaraga, inize ibintu byose n'abantu tugomba gukorana. Ntabwo tuzaguma turi kuriya mutubona njye na Asmani na Neira gusa, oya, turifuza kuzazanamo n'izindi mbaraga nshyashya. Ariko nta casting, nta n'umukinnyi nyene, hatagira umuntu ujya kuvuga ngo twabonye uri kuvuga. Apana, abantu mfite ama message yabo Mana batuburiye, mw'abantu nizere ko ubu ngubu bimaze kurambirana, murekera aho ngaho.
So ndabakunda cyane rero, mwiyiteho, murye neza, ibintu byose bigende neza. Ndabakunda. Imana ibaha umugisha, ni ukuri. Imana ibaha amafaranga, Imana ibaha ubuzima, ego Imana ibahe bya bindi byose mwifuza njyewe ntazi. Abatwite muzibaruke neza, inshuti zanjye zitwite